mu Rwanda harimo uburyo bwinshi bwo kurinda inda zidateganyijwe. Vuga uti ntago ndaba tayari, nta mwana ndi buzane, ndumva ntaba proud, none umuntu anyicaje akavuga ngo yuyu ufite umwana, ntabwo ntawe mfite n'umwe yamvamo. Hari n'abantu ugenda cyangwa na kwa kundi umusore ageze iwabo kumva ngomva akantu kuko mfite umwana ntihagire ugahingutse, kubera ko ni ikintu uri gushisha, nyamara byari seve. Kandi impamvu mbabwira ko ari icy'agaciro, uzarebe abagore bashatse iyo bari gukora presentation, barivuga ndumumama w'abana 3, 4, 5, hari n'abazi kwivuga rwose n'umugabo umwe. Niba uzi ko utaraba proud yuko wavuga ngo njyewe nitwa yuyu sindashaka, ndi single, ariko ndumumama w'umwana umwe, byihorere kubyara, ubyihorere. Inama ya kabiri, ngo hayi ikaze mukunzi w'Umwenya TV, amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Nizere ko mumeze neza kuko nibyo mbifuriza, gusa ntirengagije ko hari igihe bitameze neza, ariko byose tubiharira Umuremyi. Iyo wakoze ibyo wagombaga gukora ukanabikora mu gihe wagombaga kubikorera, biba bizagenda neza. Hanyuma rero uyu munsi ngarutse imbere ya kamera kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko. Murabizi njya nzana topic zitandukanye bitewe n'ibyo nabonye, n'ibyo inshuti zanjye muba mwasabye ati tubwire kuri no topic, byumva gute. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku kijyanye no kuba umuntu atiyakira uko ameze, atiyakira uko ameze, cyangwa ngo mbese abe ari atewe ishema. Yego, nari ndashaka ijambo ishema, numva nashaka gukoresha kuba ari proud, ariko guterwa ishema nuko ameze. Hanyuma nza kwibaza impamvu abantu cyane cyane abakobwa b'abanyarwandakazi bakunda guhisha ko bafite abana, ko babyaye. Impamvu ibi mbigarutseho, nahoze ndeba muri societe muri rusange igihe kinini, nkabigenzura ugasanga hari igihe umuntu mumenyana, mukamenyana pe, akaba yaranakwibwiye cyangwa mwaribwiranye, hanyuma ukazasanga kera uvumbuye cyangwa ari undi muntu akubwiye, ukumva ngo burya ngo nguriya ngo kanaka ngo agira umwana, ngo se yakubwiye ko agira umwana. Ukazasanga agira umwana ariko mu buryo yivugaga muri presentation, mu buryo mbese yivuze, ntabe hagaragaramo ko afite umwana. Aha ndi kuvuga mu gihe abenshi baba batarashaka, baba ari twita ngo naba femelle, cyangwa yarabyaye juste ari mu rugo nyine, atarashaka mbese. Ugasanga arabihisha n'ibintu bikomeye, ahisha kure, cyangwa abandi hari n'igihe ujya ubyumva ukumva ngo bashakanye ngo n'akanaka ngo yari yaramuhishe ko agira umwana. Ndi kubivuga ntibikuyeho ko n'abasore bibaho cyangwa abagabo, ariko ndi kubivuga ku bagore cyane kuko ndi kumva ari bo cyane babihisha, kuko abasore cyangwa abagabo ari n'igihe yumva nyine ari akagabo, wa mugani yumva ari umuntu w'umugabo kuba afite umwana, akanakubyita njye ngira umwana, ku buryo ushobora no kumva akakubyita sindashaka ariko ngira umwana, biri aho ngaho. Hanyuma abakobwa rero niyo mpamvu nibo nagarutseho cyane, kuko nibo bibaho cyane, cyangwa abagore byashaka kuko aba yarabyaye. Ugasanga iki kintu ntabwo gishobora kugaruka kenshi. Hanyuma nza kwibaza, hari ibintu byinshi cyane tujya dukora twigana mu bihugu byateye imbere za Amerika n'Uburayi, tukabigana, bakora ibi natwe tukabikora, bakora ibi natwe tukabikora. Ariko nza kwibaza, ese kubera iki twebwe iki kintu tutagikora? Kubera iki umuntu atagera ahantu yumva ari proud, yumva atewe ishema n'uwo ari wenyine? Niba ufite umwana ukumva ko ukoze presentation wanavuga uti mfite n'umwana, ego. Hanyuma ikindi cyaje kubintera kenshi,
hariho nabivuze hano ndi harashyushye cyane, mwihangane, hari ubushyuhe nge w'ahantu ndi sinzi mwe uko bimeze, ariko it's okay, ntibimbuza ko dukomeza. Hariho ibiganiro tujya tureba twigana abantu byatangiriye hanze. Hari ikiganiro njya ndeba ntibuka ukuntu cyitwa ngo Poop Balloons or Find Love or Find Someone, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibi n'abantu bacu nsigaye mbona babikora. Hariho abajene mbona bakoresha izi game ku ma YouTube, mbese uhitamo umuntu mukundanye cyangwa baba bidahuye ukamenya igipurizo wari ufite, mbese bitwa byo guhuza abakunzi. Narabirebye ukareba uburyo abantu banakora presentation, ugasanga umukobwa cyangwa umusore baje guhitamo umukobwa ashaka ko bazahuza bakaba inshuti, babanza bagakora presentation, akamubwira iti okay twibwire. Ugasanga umukobwa yanitwa kanaka, nizi ibi nibi, mfite amashuri aya naya, nkora ibi nibi, nkeneye umusore umeze gutya na gutya. Ntahingutsemo ijambo ngo mfite umukobwa, ngo mfite umwana narabyaye w'imyaka iyi n'iyi. Ndabicunga muri iyo ngiyo rero y'ibihugu byateye imbere ikorwa n'abanyamahanga batari muri Afrique. Ndumva icyo njya ndeba kiri muri Amerika, ni muri Amerika kibera. Ugasanga warivuga ndi umukobwa witwa kanaka, mfite imyaka iyi n'iyi, nkora ibi n'ibi, ndi umumama w'umwana umwe cyangwa babiri cyangwa batatu, simbizi gutyo. Ugasanga abenshi babishyira muri CV mu bya hafi wivuga, urahita uvuga muko uri ufite abana. Kuko nibaza ko muri CV mu kintu kinini cyane umuntu aba afite no kuzana ikiremwa ku isi. Rero kumva ngo ufite n'umwana ni CV iri hafi, ni mu mwirondoro wawe ikintu cyaba kiri hafi. Ariko ntabwo twebwe bihari. Ushaka kureba ibiganiro by'abo bantu nka bingahe, ugategereza nk'uwivuze ngo ngende ngo mfite n'umwana, ni bake pe, ni bake cyane, ni bake hafi ya ntabo. None ukareba no mu buzima busanzwe, ugasanga umuntu mwarabanye mumaze imyaka n'imyaniko muziranye, ariko mbese waramumenye birenze kuba waramenye ko afite umwana, ariko ugasanga nta hantu yabihingukije, ku buryo akenshi hari n'igihe umuntu umwe baziranye ashobora kuvuga ngo afite n'umwana bakabipfa, ninde wari wabigutumye ibi nibi, ugasanga byabaye ibibazo. Hanyuma nza kwibaza se rero bino bintu bimeze gute? Murabizi akenshi njyewe ntegura ikiganiro harimo no kwiga kugira ngo tunige tuvugite kano ndakizi. Naje gushaka impamvu zishobora gutuma umuntu ahisha ko yabyaye, ko afite umwana. Kuko mu by'ukuri harimo impamvu zitandukanye umuntu ashobora kwiyumvisha, cyangwa nkanjye ku myaka yanjye nshobora kuba niyumvisha. Icya mbere, harimo abantu benshi babyara bibatunguye, mbese batarabihisemo, atari amahitamo. kuko abantu benshi bo mu Rwanda umukobwa wabyaye atarashaka akenshi biba ari accident, biba byaramucitse atarabitekereje ngo abitegure. Hanyuma ndaza gutanga impanuro cyangwa inama byo kwirinda icyo kintu, ku buryo iba ari ikintu aba ari igikomere ubana nacyo, umuntu akananirwa kuba yanagihindura ngo bibe achievement, yumva ari ikintu yagezeho mu buzima, ku buryo yakumva ari proud, avuga ati yes, wenda iki kintu cyari n'ikibazo biba wenda byararangiza, ariko ukifata ukumva ko ari ikintu gikomeye waba warakoze. Ariko rero ibyo reka tubanze tubireke, turebe impamvu zingahe. Narebye nakoze ubushakashatsi, nsoma ibintu bitandukanye kugira ngo ndebe impamvu zishobora gutuma umuntu ahisha ko yabyaye. Cyane si no mu Rwanda gusa, nuko nkunda kugaruka mu Rwanda, narabivuze impamvu akenshi cyane. Nintangira gukora ibiganiro mu rundi rurimi nzajya mvanga n'iby'abandi, kuko nzi ko hari abandi bantu barenze abumva ikinyarwanda cyangwa ikirundi cyangwa ikinyamurenge bashobora kubyumva. Ariko ino nshuro mba nibanze hano muri abo bantu, abo bashobora kumva ururimi ndi kuvuga. Hanyuma rero ibyo nabonye akenshi, impamvu ya mbere harimo umuco. Mu muco urumva
abantu bagashaka gukomeza umuco w'uburyo abantu bahoze babaho. Ibi bituma nibuka mu Rwanda umuntu watwaraga inda atarashaka babyitaga ikinyendaro, yatwaye inda y'ikinyendaro. Mu mateka banatubwira ko uyu muntu bagendaga bakamuca mu muryango, bakanamujugunya ngo kwijwi harya, bakamujugunya mu mazi akagenda bakamuroha. Mbese urumva abantu bamwe bakura icyo kintu baragikomeje, ni umuco, ni igisebo, ku buryo abantu bakomeza kuguma muri cya kintu. Aho kugira ngo ubyirinde ntutwite, niba utara overcominga, niba wumva utaragira imbaraga zo kurenga uwo muco ngo uvuge ngo ntabwo ndi butwite, ariko ukanatwita ukananirwa n'ubundi kuwurenga ngo uvuge uti okay, ibi byarabaye naratwise, wenda ni accident kuko nabivuze, ngiye kubifata, ugakurura umuco wa kera ukavuga uti ibi bintu oya. Noneho rero kuko byakubayeho ugahitamo kubiceceka. Iki ni umuco. Hanyuma hari icyitwa icyubahiro. Iki cyubahiro nabwo ndaza kubihuza na cya kindi kifiteho ahantu bigenda bihurira. Abantu batinya gutakaza nk'icyubahiro kuko sosiyete itabyakira, ntivuge ngo uyu muntu yarabyaye bahite bumva ko ari n'amahitamo yawe, kuko si itegeko ko umuntu yabyara ari uko yashatse umugabo babana mu nzu. Hariho abantu benshi, iyi ni among the choices, biri mu bintu, mu mahitamo, biri mu mahitamo umuntu yahitamo akavuga uti okay, ntabwo ndashaka umugore, sindashaka umugabo, ariko ndumva nshobora kuba mbyaye. Rero iki ngiki ntabwo twebwe ubu bushobozi ntabwo tubufite, bigatuma wumva ko kubera ko na sosiyete yacu ari kwifata umuntu akumva ko kuba yarabyaye atarafite umugabo, batarashakanye n'umugabo babane, byanze bikunze buriya ni accident, nawe ukabyemeza yego ni accident. None ugatinya ukavuga uti ibi mbivuze bashobora kumvangura gutya na gutya. Hariho ahantu bashobora agatebo bashobora guhita bashyiramo bagahita banklasa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero umuntu agahitamo kubiceceka kubera ibi byo gukipinga cyangwa kurinda icyubahiro no kwirinda ivangura. Mbese agaceceka, akaba ari naho ushobora kubona umukobwa yakundanye n'umuhungu, wareba aho bigeze ukavuga ati ninjya kuzana ibyo kubyara hano nkavuga ngo mfite umwana, birahita bisubirira idubi cyangwa anyange cyangwa bipfu, ukavuga ati reka nceceke. Nyuma akazavuga uti burya ngira umwana cyangwa ngira abana, ugasanga nyine byabaye n'ikibazo kuko ntabwo wigeze ubipresenta muri presentation yawe. Ubundi ugiye gukora nka presentation uvuze ko ufite umwana, biri mu bintu bya hafi cyane nyuma yo kuvuga amazina yawe na mwene kanaka. Kuba ufite umwana ni ikintu cyakagombye kuzamo hafi, ariko bamwe nyine kubera iyo sosiyete, kubera iyo muco nababwiye, hanyuma kubera kutinya ivangura, gutinya kutakaza icyubahiro cyakavuga reka mbiceceke. Hanyuma harimo imyitwarire y'abantu nyine, nibyo bya bindi ukavuga uti bashobora guhita bamvangura, bagatangira kureba ukuntu uburyo wanyubahaga, imyitwarire irahita uhinduka, ukavuga uti reka bino nceceke, reka simbivuge. Hanyuma ikindi gishobora gutuma umuntu ahisha ko yabyaye, harimo bya bindi byo kuhisha nk'umuryango, kuko harimo abantu bahita ese we ubu uyu mukobwa yarezwe ate, ubu se ababyeyi be ubu ntibatakaje inshingano, ubu se abantu barera umwana akagera aho ababyarira byara atarashatse. Ukumva uyu muntu akavuga ati kugira ngo njye guteza ibibazo mbishyire no ku muryango wanjye, mbishyire no ku babyeyi banjye, reka mbyihorere. Agahitamo guceceka, ku buryo umuntu ukavuga uti nkoze nka presentation nkahita nshyiramo iki kintu umuntu ashobora guhita questioninga cyangwa agashyira akabazo ku muryango wanjye, akavuga uti uyu yakuze ate, uyu bamureze gute, use se ameze ate, nyina se ameze ate, gutyo na gutyo. Ukavuga uti no, reka bino bintu mbyihorere, ukabaho ngaho. Ikintu gikomeye mu buzima nk'icyo udashobora kumva ko wakivuga. Hanyuma harimo ibingibi by'impamvu z'iyobokamana, amadini bakajya aho barigisha kubyara umuntu wabyaye nta gaciro, afite ibyaha, agomba penitensiya, yakoze ibyaha byinshi, bakabishimangira ku buryo harimo na kwa kugutesha agaciro. Akavuga uti uyu muntu
ntihagire uwakumva ko ari amahitamo, ari amahitamo kuko kubera impamvu zitandukanye umuntu ashobora kuvuga uti okay, ntabwo mfite gahunda yo gushaka umugabo. Ubwo singiye kugenda muri verse nyinshi biblique ushobora guhuza na bino, kuko harimo ahantu bakubwira no ndakiretse icyo kuko gikoreshwa mu buryo bubi, ariko reka mvuge hariho amahitamo, amahitamo Imana yadushize imbere. Umuntu yashaka kugira options zinga akavuga uti ndi muri inzira ndashaka umugabo cyangwa nshaka umugore, ndebye ABCDEF ndumva igihe kitaragera kubera ibi n'ibi, ariko nabwo ndumva nkeneye umwana kubera impamvu ABCDEF. Ugahita uvuga uti rero okay, ngushaka reka membiritse, ariko umwana reka mushake. Ariko kubera nabwo ukuntu amadini yagiye agaragaza ko atari option, akagaragaza ko atari option ya hano iwacu, kuko nibyo nababwiye, abo bantu bo mu bindi bihugu nabo baba bafite amadini, ariko hariho iyo open mind ku buryo yumva ko bishobora kuba ari n'amahitamo meza yagize, ku buryo bituma abigaragaza, biba ari ikintu kimugize, bitamutera ipfunwe, ahubwo bituma agaragaza ko muri achievement, mu bintu yagezeho mu buzima, nicyo ngicyo kirimo cyane ko kinakomeye. Nahoze mbivuga cyane, kuba umuntu ushobora, ndavuga cyane umugore, ukaba ufite ubushobozi ugatwita amezi 9 zira process zose ukabyara umwana, nukuri kose ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye kitakabuze muri CV y'umuntu. Ariko kubera twebwe impamvu izo zose maze kubereka, mu by'ukuri nari mbaje kwerekana izi impamvu kugira ngo umuntu, kuko n'undashobora kwicara wenda we ntabwo byakubayeho, ariko n'abafite abana bumva badafungutse ku buryo babivuga, ufite impamvu ushobora kumbwira. Ari nayo mpamvu njyasaba abantu muri iyo seri ya comment ko nawe wakwandika ukavuga uti kubera iyi mpamvu niyi, ngewe ibi mpamvu nabihishe ni ukubera iyi niyi, numva byaragenze gutya na gutyo, nawe ukatubwira, n'ubutaha dushobora kukidevelopa kikaba indi topic nayo tuganiraho. Ariko muzo nakoze, mu bushakashatsi nakoze, izi nizo nabonye ziba impamvu ishobora gutuma umuntu avuga uti ntabwo ndi bubivuge ko mfite umwana. Hanyuma rero tugaruke, nyuma yo kubona izi mpamvu, nyuma yo kubona izi mpungenge, reka tugaruke. Ubu ngubu leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwinshi bwo gukumira inda zidateganyijwe, niko byitwa, ndumva ariko byitwa grossesse non désirée, unwanted pregnancy. Ukavuga uti ntabwo mbishaka, ubanza utekereze, uvuga iti nowe ntabwo naba proud yo kuvuga ko nabyaye. Kuko mu by'ukuri umuntu, nibyo navuze, hari igihe umuntu anashaka kubyara ntibikunde. Ni benshi, izo process murabizi, izo ni ingero tuzi twese. Bivuze ngo mu gihe wowe bikunda ukaba watwita ukabyara, ni achievement, ni ikintu cyo gushimira Imana, ariko ni na achievement ku buryo n'ibintu washyira muri CV ukavuga uti ngewe birakunda, mfite ubu bushobozi. Noneho navuze ngo mu Rwanda harimo uburyo bwinshi bwo kurinda inda zidateganyijwe. Vuga uti ntabwo ndaba tayari, nta mwana ndi buzane, ndumva ntaba proud. None umuntu anyicaje akavuga ngo yuyu ufite umwana, ntabwo ntawe mfite n'umwe yamvamo. Hari n'abantu ugenda cyangwa na kwa kundi umusore ageze iwabo ukumva ngomva akantu kuko mfite umwana ntihagire ugahingutse, kubera ko ni ikintu uri guhisha, nyamara byari CV. Iyo ni option ya mbere ndi kuvuga. Mu Rwanda hari uburyo bwinshi cyane bwo kurinda umuntu kuba yatwita atarabishaka. Mu kwicara ukavuga uti no, habwi yari achievement, ibi ni ibintu ni ubifashe nk'ibyago, kuko abantu benshi n'imiryango murabizi ukuntu batererana, abantu benshi, imiryango imwe n'imwe, reka mbiceho akarongo, imiryango imwe n'imwe, umuntu yatwisa atarashakana n'umugabo ati ndapfuye, uradusebeje umuryango, ibiki n'ibiki bibaye birebire. Urumva rero ibyo kiveho, niwumva wowe ubwawe ushobora kwicara ukavuga uti wow, nabyaye, iki ni kiremwa njyewe nazanye ku isi,
ukavuga uti iyi ni achievement, ni igikorwa nkoze, uzareke kubyara, uzakoresha uburyo bwose, kandi burahari, nibyo ndi kuvuga, burahari uburyo bwemewe, uburyo bwose bwemewe. Iyo nindi topic cyangwa nabivuzeho, ndumva narabivuzeho mu biganiro byabanje, ndumva hari ahantu nabivuzeho, uburyo mu Rwanda bakumira inda zidateganyijwe. Bivuze ngo nta rezo yo kujya gukora ikintu utari proud yacyo. Nta rezo uyu munsi muri mu 2024 nk'umunyarwandakazi ushobora kuba ufite rezo yo kuvuga uti nabyaye, hanyuma ntuba ufite rezo, ntuba ufite impamvu, ntubitwereke, ntubwire abantu uti ngiye kubyara, ntubwire abantu ndi proud mfite umwana. Ibyo wumva bitarimo, byihorere, utagendeye ku zindi mpamvu, utagendeye kuri famiye, utagendeye kuri pasiteri, utagendeye kuri nyokorume, utagendeye kuri nyogosenge, utagendeye kuri papa wawe, kuri mama wawe. Birashoboka ko bahita bagushyira mu gatebo kuko batabyumva, birashoboka 100%. Ariko wowe banza utekereze uti ibi bintu ndi tayari, am I ready ko ngiye kuzana ikiremwa hano ku isi nkaba ndi na proud yacyo? Kuko mu by'ukuri nibyo navuze, niba wabyaye umwana nonaha umuntu akaba turi kwibwirana, numvaga nuko uriya muco, sinzi impamvu ahubwo tujya dukopera ibintu by'ibihugu byateye imbere, ntidukopera ibintu byiza nk'ibyo, kuko icyo kintu ni cyiza pe. Ukavuga nitwa njyewe, ubwo reka mpite mvuga n'abandi bantu batanzi, ushobora kuba uri kwibwira abantu nitwa Mukazayire Immaculée Yuyu, fete nizi ibi nkora ibi ngibi nibi, ntuye aha naha, mfite iyi myaka, mfite n'umwana 2, 1, 3 w'imyaka 10 n'ingahe, w'imyaka 5, w'imyaka 7, yego. Nibura ibi bari CV ntoya y'umuntu ushaka guhita uvuga uyu muntu koko niwe. Ariko abanyarwandakazi kugira ngo hazazemo, kandi impamvu mbabwira ko ari cy'agaciro, uzarebe abagore bashatse, iyo bari gukora presentation, barivuga ndumu mama w'abana 3, 4, 5, hari n'abazi kwivuga rwose n'umugabo umwe n'umugabo umwe mujya mubyumva abantu benshi bagashyira aho ngako naho, w'abana 4, 3, 2, 1 n'umugabo umwe. Bisobanuye ngo icyo ni muri CV y'umuntu, aba baba bari proud. Icyo cyari cyambere mvuze, niba uzi ko utaraba proud yuko wavuga ngo njyewe nitwa Yuyu, sindashaka, ndi single, ariko ndi umumama w'umwana umwe, byihorere kubyara, ubyihorere, kuko uburyo bwinshi bwatuma utabyara inda zidateganyijwe burahari. Ubwo n'ubwa mbere. Inama ya kabiri, warabyaye ntabwo urashaka, icyo gihe bishobora kuba byarabaye accident, bishobora kuba byarabaye accident, kugeza n'ubu urumva utariyakira, urumva kuko mana yanjye, urabishisha, ukumva binakunze wamujyana nko mu yindi si kugira ngo ntihazagire ubimenya, wowe cyangwa bakaguterura bakagutereka mu yindi si, ku buryo nta muntu n'umwe uzamenya ko wigeze ubyara, mbese ukongera ugasubira azero. Nagira nkugire inama, ishakemo, shaka point ziri positive kuba wowe nonaho ufite umwana. Shaka izo mpamvu zose ushobora gutekereza, abo byanze babishaka, ushobora gutekereza abantu bajya kunda bagapfa ntibabyare, ushobora gutekereza uburyo ushobora wari kubyara umwana ntabeho, ushobora gutekereza uburyo bwinshi cyane, ugasanga uri intwari kuba ufite umwana, ugasanga uri intwari kuba yaratwise amezi 9, ukabishobora, ukawuvakaminga, ukazana ikiremwa ku isi, akaba ari umwana uri kureba ufite imyaka runaka. Icyo kintu wakagombaga kugishaka, nubwo cyakubayeho ari wenda ari ibyago, ari accident, ariko nonaha gihindure mu kintu kiri positive. Harimo abantu benshi ureba, fata uwo mwana umureba, ufite utureba icyana cy'igihungu mfite, cyangwa reba akana k'agakobwa cyangwa icyana cy'igikobwa mfite nabyaye, urebe icyo kiremwa wazanye ku isi, urebe iyo contribution. Nicyo gihe hariho abantu, fata icyo kiremwa wazanye, urebe umumaro afite. Harimo abantu benshi aba yarabahaye ba mama wabo cyangwa abanyogokuru n'abasogokuru,
kugira ngo bamugumane. Harimo benshi ashobora kubyara akazi muri Kigali gukora akazi akamusigira iyo ngiyo, harimo impamvu nyinshi. Rero shakamo iziri positive. Wenda wa mwana wawe ari kumara irungu, abo bantu, wa mwana ni mwiza, abantu bose baza kumwifotorezaho, njyana nabibona abantu benshi afite umwana mwiza, abantu bose twifotore, ni cyiza. Fata ikintu ushobora kubona waheraho biguha confidence, ukumva ko ari ikintu ugomba guhisha kure nk'uburozi. Ngo hisha kure. Niba umwana abantu baje kugusura, shaka uburyo uvuga uti umwana n'uwanjye, apana kuvuga ngo wamubyara wanjye, apana kuvuga ngo mukuru wanjye, apana kumwegera ntakwegere ngo akwitebama abantu babimenye. Shaka uburyo point ziri positive uhindura uyu mwana, uvuga uti uyu mwana n'uwanjye, ninjye mama we. Iyo ni impamvu ituma unabaho neza, ukazana ibyishimo. Niyo mpamvu nahoze mvuga, nta buryo wabura impamvu ziri positive zatuma wumva uri proud yo kuba warabyaye uyu mwana. Mu Rwanda mu mpamvu zishobora gutuma bakuramo inda ku mezi runaka, nabivuze ngo iyo n'indi topic, bagira period bashobora kuvaniramo umuntu inda kubera impamvu ABCD nyinshi. Muri zo ebyiri z'ingenzi nibuka harimo kuba warafashwe ku ngufu. Bisobanuye ngo iki? Uyu mwana ashobora kutazakuzanira ibyishimo mu buzima. Buri gihe wajya umubona ugasanga ni ikigeragezo, ugasanga kuzanira trauma mu buzima. Icyo mu Rwanda baragikemura kuko uvuga uti ni ikibazo nzanye ku isi, nzanye muri societe yaba kuri njyewe, sinshobora kuzakishima. Ku buryo nibyo nakubwiraga, ntago byazana umunezero ngo uri kumureba, ahubwo cyahita kigaruka mu mutwe. Ntago byazana ibiri positive, ni buri gihe byaba ari negative. Uburyo nafashwe isura ya wa muntu w'umugome kakugaruka mu mutwe. Niyo mpamvu nshimangira, niba yumva you are not ready, just leave it, byikorere. Hanyuma impamvu ya kabiri ituma bashobora kuramo inda harimo kuba yaguteza ibyago, kuba ufite ibyago byinshi byo kuba byaguhitana nk'ubuzima. Ndumva iyo irimo, niba ari gutyo yanditse. Bisobanuye niba bibaho umuntu agatwita ukaba ufite ibyago byinshi, ukavuga uti ntabwo wabaho, ntabwo bishoboka ko wabaho kubera impamvu ni condition muganga yagaragaje, akavuga uti ntabwo bishoboka. Bivuze ngo iki? Niba yageraho nta kuntu wabicengeka muri positive. Niba utapfuye wabaye kajorite, wabaye iki n'ibindi nyine, ibyo byose birimo aho ngaho, navuze ko ari indi topic. Ariko niba wumva ufite umwana warabyaye utarashaka, shaka ikintu 1, 2, 3, 4, 5 kandi birahari. Nta kuntu ushaka kunyumvisha ko hari umwana uri hariya ushobora kubaho utabona impamvu zingahe zatuma ibyishimo, bituma arema ibyishimo byawe. Hanyuma wishimire kuba wavuga uti njyewe ndi umumama nazanye ikiremwa ku isi. Ibindi bishamikire usinangombwa uvuga ngo nabyaye, ngo ntarashaka, ngo yewe nabyaye. Wowe uri umumama, nicyo kintu ubundi gikomeye mbere y'ibindi byose. Muri CV, mu myanzuro, muri njyewe, mu bingize njyewe, mfite umwana w'imyaka runaka. Hanyuma rero tuganire, abantu bave mu kuba bari ahantu nko muri prison barifungiranye utaryoherwa n'ubuzima. Wakundana n'umuntu ngo ntabwo mbimubwira. Hano hanze hariho abakobwa, hariho ingo nyinshi zisenyuka juste kubera ko yahishe umwana. Akazamumenya nyuma ngo burya ngo bashakanye afite uyu mwana. None ukumva n'ababyeyi ujya wumva babishimangira, cyangwa societe yacu muri rusange ibyo nababwiye. Ukumva hari igihe umukobwa yabyariye iwabo, wajya kumva yabyariye iwabo niko tubyita, ariko ashobora no kubyarira iwe kuko abantu bose babyara. Ashobora kuba ari mukuru afite ubushobozi bwo kwitunga akabyarira iwe. Rero ukumva niba wenda afite nk'umusore wamurambagije, ukumva bari kongora, ese yewe wamubwiye ko ufite umwana, cyangwa ukumva ese wamumbariza. Wenda umukecuru, kuko twabifashe nkaho nyine ari ibintu every time biri muri negative. Cyakora njya mbikunda, hari n'abasore
hari n'abasore baba bari serious hano hanze ku buryo arimubwira akavuga ati yego n'ubundi nashakaga umugore utari ingumba, nashakaga umugore ubyara. Ni byiza rero kuba mfite proof y'uko abyara. Bisobanuye ngo hariho abantu hanze aha dufashe umwanya ukaba wumva kuri confident, ukaba wumva kuri proud y'ikintu cyakubayeho, swat ubihisemo swat utabihisemo, ariko kuko nta yandi maherezo uba wamaze kubyara, nta kuntu wasubiza inyuma yarabyaye ngo uvuge ngo sinabyaye, ngo no, icyo ni ikintu kitasibangana. Rero inama ihari, umwanzuro mwiza ni ugushaka uburyo uba proud yabyo, kugira ngo wishime, kugira ngo ubeho utaziritswe, wikumva kuri uri inferieur. No, hariho abantu hano bifuza, hariho abantu badafite ubwo bushobozi. Hari wowe urabyaye ufite ubushobozi bwo gutunga umuntu, wenda uri wenyine, nturi na kumwe na se, nturi kumwe n'ababyeyi babikurikirana, ntiyumve ko ari ikintu wavuga utumva nimungurira agacupa. Nimungurira agacupa, urugamba nararwanye, ndi capable. Ibyo numva ngiye bigira umuntu intwara, ahubwo aho kugira ngo wumve ko bikuminimiza, bigutsindagira, bigutsikamira. No, ahubwo ni ikintu wavuga uti burya ndi n'umugore, ndi umumama. Rero ni iki kintu nashakaga ko tuganiraho. Musige comments zanyu aho ngaho, kandi ndabizi ko societe tuyeretse ibyari byo, kuko muri abo bantu bemerewe gukurirwamo inda byemewe n'amategeko bikorerwa kwa muganga, harimo abana batoya, abana bafashwe ku ngufu, abana basambanyijwe, ugasanga n'umwana bakamukuriramo inda. Ibyo byose ubwo ni uburyo bushoboka. Bivuze ngo iki, abana tubashyire ku ruhande. Noneho uri umuntu mukuru utunganya nk'imyaka, cyangwa ndakuruta cyangwa uranduta, ari kuri bacuwa. Nta mpamvu n'imwe muri runo Rwanda kuri no munota ufite high school yo kuba wumva wagira ipfunwe ngo wabyaye bigucitse. Aho aba ariho ubanza guca akarungu. Umuntu ugiye gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo, uri umukobwa uzi ko utikingiye, uzi ko utarwaye, uri muzima, banza utekereze ubuvuge iti okay, natwise, nabyaye. Niwumva uri proud yabyo, go ahead and good luck. Niwumva ari ikintu utakora, ukavuga uti ubu muri societe nabigenza ntewe, ugatangirwa kurura umutwe w'umuntu, buryo utuzana ibintu byinshi cyane, nkaho igaturuna film ikazana hafi, ugatekereza nko mu kazi, ugatekereza nko mu rugo, ugatekereza nk'ahantu usengera, ugatekereza nka post yawe, byose ukabikurura, ugasanga ari ibintu biri muri negative. Leave it, byihorere, ushaka uburyo bwose utari bubyare. Hanyuma numara gutekereza ukumva wabyara, hitumenya ngo nta kibazo. Numara ababyeyi banjye, numara abandi pastor, numara community, nta kintu bimbwiye, ndikumva nshaka kubyara, nihagiye imyaka iyi niyi. Harimo burya dusigaye dufite abantu b'abasirimu, ukumva aricara kubyiti njyewe nta gahunda. Murabizi ukuntu mu Rwanda ese we igiye ko cyageze kutarashaka, ese we nta fiance, hari uhita kubwira tumva ibyo gushaka ntabyo ndamenya neza, hatari ko mfite target ko ku myaka 28 nzaba mfite umwana. Bisobanuye ngo iki, umugore si priorite, umugabo si priorite, ariko umwana arumva ku myaka 28 cyangwa 35, simbizi nyine ndi gutanga urugero, nzaba mfite umwana. Ubwo uwo nanabyara ni kwa kundi avuga utumva, tujya tubona nk'abajama bagiye kugurira mugenzi wabo ngo usha yabyaye, kandi nagashatse, ntago yubatse urugo, kandi it's okay. Niba warabyaye, niba wahisemo kubyara umwana, ba proud nabyo. Njya mbibona nibyo mbabwira. Aba bantu iyo game nako ni show yitwa nyine Pop Balloons or Fun Lava, sinzi ntago nibuka, ariko nzi ko harimo Pop Balloons. Iyo aje bagatangira gukora presentation, ujya ukumva nk'abakobwa niba ari nka 12, burya bananabyara cyane. Naje kubibona iyo show nababye kwiba muri ndumva ari ibera muri Amerika, ntabwo nibuka city iberamo, ariko bakakubwira ukumva aravuze ngo nyine kuriya navuze presentation yarangiza mfite abana bangahe, ugasanga nk'abantu 12 nk'icumi
cyangwa 11 bose bavuze ngo bafite abana. Ukaza kwisanga ikibazo suko bo babyara cyane, ahubwo ugaza gusanga n'abanyarwanda bicaye gutyo bakavuga nk'uwo murongo, wasanga harimo benshi bafite abana, ariko twe ntago tubivuga. Ntago tubivuga. Ukaza kwibaza mu by'ukuri ubwo ikintu umuntu yaba avuze aho ngaho, ufite umwana ntumuvuge kandi ngo uri kwivuga, ubwo waba wivuze koko? Rero dufungura imiryango, abantu bari abajene, abantu bari civilize, dutangira ibintu tubyigeho. Witwita wumva ko nubyara umwana utazaba proud yo kumushyira muri achievement zawe. Bireke. Hanyuma wowe byabayeho by accident, wamubyaye mbere ariko ipfunwe ugasanga umwana hafite nka 25 imyaka 25. Ibaze iyo myaka nyine 25 ishize, ariko nyina araho aracyafite ipfunwe, ntashaka kuvuga uti ngira n'umwana w'imyaka 25. Ubwo tuvuge yabyaye umwana w'imyaka 25, hanyuma yashatse mu myaka ishize afite nk'umwana witwa imfura, uwo yita imfura, ugasanga afite nk'imyaka 7, 8, 10 gutyo, ukumva nuwo ngo agaragaza gusa, aho kumva ko ari na proud yuko ufite n'undi mwana mukuru. Ego ko mana yanjye, ukumva ko bari buzure n'akaboza gatavuga ubundi uyu yari yatwisate ko nta mukobwa nta mugabo yari yarashatse. Rero ibi bintu tugomba ku breaking. Nta muntu impamvu yo kubaho mu buzima wumva uri prisonnier, uri imfungwa y'amateka kandi atari n'amabi, kuko utondetse ukareba wajya gusanga ari ikintu wagezeho, ku buryo wavuga uti ukikoma mu gatuza umugani, kubera ye gushaka sharing experience, ukavuga uti njya kumubyara byanyenze gutya na gutya, birashoboka. Ibyo ni izindi details mwaganira n'umuntu, ariko for the beginning uri gukora introduction yawe, iki ni ikintu kigize umuntu. Nta kuntu wambwira ngo wanyibwiye utavuze ko ufite umwana kandi umufite. Ahubwo ugasanga n'uwabivuze wabyongoreye undi ashobora kumubwira ati uriya afite umwana, ashobora guhita avuga ati ariko mana yanjye ugira umunwa, ni gute se nari namutumye se? Ugasanga bibaye beef, ugasanga bibaye ibibazo ngo yavuze ngo afite umwana. Rero iki nicyo nashakaga ngo tuganiraho. Iki ni ikintu cyiza umuntu ashobora kwicara ukavuga uti muri njyewe umwana ni umugisha. Umwana ni umugisha mu buryo bwose bushoboka, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wimugira umuvumo rero. Umwana uburyo yajemo, shaka uburyo. Nibyo nabivuze, hariho abana bavutse mu buryo nibyo, même si navuze ko ubu mu Rwanda hari uburyo bwo gukumira izo nda zidateganyijwe, abo bana bavuka mu bibazo, ariko ntibibujije ko hariho abana banavutse muri icyo gihe ubwo buryo butarabaho. Hariho ababyeyi, abagore bafashwe ku ngufu bafite abo bana, hariho abana b'abangavu babyaye batanazi base, birashoboka, barahari nabo. Hariho abo bihakanye, barahari benshi. Rero niyo mpamvu nashizemo option mu nama nashizemo, shaka uburyo uwo mwana umuhindura, ukamushyira, ugashaka ibyiza bituma wumva uri proud yuko afite akamaro mu isi. Umwana afite imyaka 25, umwana afite imyaka 30, ariko aracyari igisebo kuri wowe. Kandi ushobora kumushyira hari umwana ukareba 1, 2, 3, 4, 5, 6, ukavuga uti ibi bintu byose biri muri positive. Ishobora kuba Imana hari ibintu yakurinze kubera uwo mwana hari, hashobora kuba hari amahirwe yaje kubera uwo mwana hari, hashobora nabivuze, ashobora kuba yaragufashirije ababyeyi mu gihe wari udahari ukahamusiga, ashobora. Hariho impamvu nyinshi cyane zishobora gutuma ufata umwana ukamureba in a positive way. Ushaka gutekereza abantu b'ababyeyi bahitawe no kubyara. Yes, wenda bagufashe ku ngufu, I'm sorry, birashoboka cyane, ariko bari byo. Hari abo bafashe no ku ngufu baranapfa, cyangwa bagira ubumuga n'ibindi. Shaka ibintu biri positive. Kuko simpamya ko hari umuntu ushobora kubaho kuri iyi si washaka ibintu byiza, washaka umumaro we, no matter what, ngo uburemo ibyatuma uvuga uti umva ndi proud, uriya mwana gutya na gutya n'uwanjye. Nabivuze muri achievement, kuvuga ati njyewe uranzi. Ese kuki abagore bashatse nyine biba ari ikamba? Kuki abagore bashatse babigira ikamba?
kandi n'iki se yarashatse nawe wari ufite umugabo, ko nta mugore ubyara adafite umugabo. Yego ntimwari mwarashakanye ariko wari ufite umugabo. Bivuze ngo iki? Mu gihe wumva abandi babigira ikamba, ku cyo ushaka kubigira igisebo, bishaka ikintu cyose kuri uno munota wakumva ko kikugira gitera ipfunwe, bigatuma wumva uri inferieur mu bandi. Shaka ibyiza bizima birimo, ubishyire muri achievement zawe, ubishyire muri CV yawe, mu bintu wakoze, mu bintu wagezeho, muri experience ufite irenza abandi bantu, hanyuma ujye uba proud yabyo. Nibiba ngombwa ugiye gukora presentation, cyane cyane nk'abantu ugiye gukundana n'umusore, muri gushaka ubushuti, uvuze kandi ntabwo uvuzemo ko ufite umwana. Kubera iki subu? Ni iki usubwo uvuze? Tutabizi uvuze iki? Niba umuntu ari kugutereta, mugiye mufite umushinga wo kubana, mushaka kwigana mu bantu, ukivuga ntuvuge ko ufite umwana, ubwo uvuze iki? Tuvugisha ukuri. Icyo kiri muri achievement zikomeye. Umuntu akoresha ubwenge, agakoresha imbaraga z'umubiri, agakoresha imbaraga z'amarangamutima, agakoresha imbaraga z'amafaranga, agakoresha buri kintu cyose kugira ngo twituza n'umwana ku isi. Rero byakagombye kuba mu bintu byo hafi. Nyuma yo kuvuga amazina yawe ugahita uvuga uti mfite n'umwana, ni achievement ikomeye cyane. Na nyuma yo kuvuga izo those degrees n'ibiki byose, uvuga uti mfite umwana, ni achievement nziza. Rero numvise ikiganiro nshaka ko tugikoraho. Please, wowe unkurikiye ari bwo bwa mbere, birashoboka cyane, nimara kumva kino kiganiro ukumva harimo inama irimo, ukumva harimo akagufu, ukumva hari ikintu wize, ukumva hari ikintu wiyunguye, sangiza n'abandi bantu, sangiza muri groupe zawe, kugira ngo tujye duhindura societe yacu, kugira ngo tubeho neza. Hanyuma inshuti zacu zamaze kora subscribe, kanze kuri notification, ku buryo ikiganiro nk'iki kigeraho ugahita ukibona. Ndabubaha cyane, ndabakunda, mukomeze mukore share, mugeze no ku bandi bantu. Hanyuma ho muri comment nabivuze ngo please andikamo indi topic ijyanye n'iyi twazaganiraho ubutaha. Wowe niba ufitanye experience n'iki kiganiro, andika mwaho ngaho, tujye twungurana ibitekerezo. Hanyuma abantu babeho bidegembya, bameze neza, bafite ubwisanzure, nta mateka abaziritse, ukumva umeze neza. Kandi babiri batatu nibabivuga, ntabwo wakane ejo bundi bazamuryanirana inzara, ahubwo buri wese azahita avuga wow, uriya muntu ari proud, nanjye ejo bundi nzamwigana. Abantu bakaba free, bakabaho neza. Niba hari imbogamizi zihari, nitwe tuzizana, nitwe tuzishyiraho, kandi nitwe twanazikuraho. Hanyuma rero wowe ujuru ari ubwa mbere, ntibagirwe gukora subscribe ndetse na like na shares. Hanyuma amahoro y'Imana abane namwe mwese, kandi tubeho neza. Ndabakunda cyane. Bye.